barambwiye bati rero dore uri hano umugabo wawe kandi yatashye yasinze yagize ati umutubabariza umukubite. Nafashe igiti cy'umuki, kiriya giti bakita ikibubakisha umuhati, naramukubise abantu bose bariyamira ngira ngo ngewe baranshimye ko nzi gukina, none nabyishe natinze niwe nakubitaga uwo bitaga nakubitaga uwo bitaga Seburikoko. Urumva nge nakinnye nyine natinga nzi ko ibyo imbaraga nakoreshaga mu ikinamico ariyo nakoresha muri filime atari ko bimeze. Nyine barambwira bati tuzi utica umuntu genza gake, ubwo muraseka. What about you? Muraho nshuti banywanyi bakunzi baturanyi harya begeranye bibaho. Okay, ba papa sava, ariko mujye mukunda n'inyange nubwo wabona ko harimo amametero kamera. Arambwiye ngo ngirisha inyami ndamaze ngeze mpanga ishinya ko ntakiri ibyo Nyagasani yampaye. By the way, ndaberewe kamerama, ndaberewe yego. Iyi ni papa sava, uko bimeze kose turakizihiza za episode 1000. Urumva zizarangira wenda nko ku 1,100. Mwifuje kenshi ko mwamenya abakinnyi dukinisha, uko twahuye, baje bate, neki batanze, ni gute bagezemo hano. Ariko ikibanze mwibuke ndabasabye shuti zanjye n'abandi bababwire, kanda subscribe. Comment ça va? Vitesse. Nibyiza. Muraho. Mama ejya kuvuga ngo mukecuru, ndavuga ni urahita unsubiza ngo mukecuru niyo ku kandi mama yaratabarutse. Ntabwo nabivuga. We ntabwo wabivuga. I know you. Ndakuzi. Amakuru ki? Uraberewe. Merci. Kamerama, ereka abantu who is any guitar. Nyira gitariro muri papa sava. Bamwita kandi Esther muri Seburikoko. Nizihe zindi wakinnye mbobo zibwira abantu bazajye gushakisha? Murakoze, nakinnye mu Gahinda Kariza. Agahinda Kariza. Ndasuhuza mabuja wanjye ari hanze azakurikira iki kiganiro. Ndasuhuza abagayeri, ndasuhuza n'abakobwa banjye mu Gahinda Kariza. Israel ni mwari kumwe? Nawe twarakoranye. Yego. Ndasuhuza hari yindi nakinnyemo biturusobe mu imusanze. Abantu bimusanze Shamimu n'abandi mwese muri imusanze mwese nago nabarondora arabasuhuza. Ubu ndasuhuza abakinnyi turi gukinana muri filime ya Sara. Ubwo ni Amagi the Black, Sara mugabo. Ndasuhuza Kadogo ariwe bitaga Kadogo cyangwa se Njuga. Ndasuhuza Gasasira. Ndasuhuza ariko ryari ryacu yitwa ndobo. Gasasira buriya yitwa Jean Pierre Ndera. Yego. Ndasuhuza Damuru n'abandi. Yego. Ni gitari. Twibwira urinde uruwande uruwahe imyaka ibikukora ntiwigore, vuga ibigushobokeye cyane. Ababyeyi amazina banyise ni Twabeza Leokadi. Wabeza. Yego. Nkaba mvukira mu karere ka Gicumbi, umurenge mvuka mu karere ka Gicumbi. Yego. Umurenge wa Rukomo, akagari ka Munyinya, umudugudu wa Kabuga. Nkaba ndi mwene Byampiriye Faustin. Byampiriye? Yego. Ariho? Aracyariho umusaza witabye Imana ni mama ariko yitwaga Mukagahima Ntoniya. Nkaba ndi umwana wa gatatu mu rubyaro rwa papa. Muri bangahe? Twari abantu 8, hitaba Imana 2, hasigara 6. Abakobwa 4 n'abahungu 4. Byampiriye hariya za Rukomo turakuramukije, hanyuma Mukagahima nawe uratwumva uri mu ijuru. Hanyuma nkaba ndi umumama w'abana 4, umuhungu 1 n'abakobwa 3.
nkaba imyaka ngewe ndi umumama ukuze mfite abakwe n'abuzukuru nkaba mfite imyaka 52. ntabwo uri umuntu wo guhisha imyaka nk'abamadudo. ntacyo baracyagenerewe. Uwabeza Leokadi Esteri muri Seburikoko, Nyiragitariro muri Papa Sava n'ahandi. Yego ku Tanzania ka Burushete ko mu Rukomo wenda kuzamuka byumba gutya cyangwa gukomeza Nyagatare, kubera ko ubu sisiteme yo gukora icyokezo ntago babaga mu gitondo, zirara muri firigo namanutse zitaragera mu kazi. Turi kumwe abantu ba Papa Sava ariko muramubona gitale. Watangiye igikorwa cya mbere cy'ubuhanzi ryari? Natangiye igikorwa cy'ubuhanzi muri 98. Natangiranye na BCSM, natangiranye na La Benevolencia, bagenda badufata mu ntara zacu duturukamo dukorana nabo bigendanye n'ubumwe n'ubwiyunge mu mateatre. Hanyuma haza gukomerezaho urunana BCSM dukorera nabwo mu ntara z'iwacu. Nyuma yaho baduhuza n'urunana mu bakinnyi batoranijwe batarengaga nka 4, dukomezanya n'urunana ariko nkina kuri tele. Nisanze rero muri filime nyarwanda muri 2000 na kangahera mwaka mwibuka cyane kuko natangiranye na Seburikoko. 2014 nibwo twakoze Proting Nyamata, 2015 dutangira ko RTV. Marikoze aho rero niho natangiriye kuba umukinnyi wa filime nyarwanda, nkomereza muri Papa Sava ari nayo ubundi kubarizwamo. Yatangiye kwinjira mu bijyanye n'ubuhanzi mu 1998. Ndakurusha ruwa kare wowe. Kera mu gakino nubwo ndusha imyaka. Yego ndabyemera. Wa mbere nawukoze mu kwa 10 1995, no kuvuga ngo umwaka utaha nzaba nasoza imyaka 30. Ni yubire mu byitegure, ibi byose niho bikubiye. La Benevolencia Museke weya ni bande usuhuzamo? Ndasuhuzamo bita Nyiramariza Manyobwa. Manyobwa turakuramutsa. Rutaganira yaratabarutse. Ubirebye abakinnyi baho kuko tutigeze dukinana ntabwo mbazi cyane, ariko sinakwibagirwa uwo bitaga King Ngoma, ndamukunda cyane. Omari Ngoma umugabo wa Nyiramariza ninde? Ni Omari hariya kuri la Club Rafiki. Nawe turakuramukije mu Murage. Maribori, we know you. Nawe turakuzi. Digidigi nawe uriyo hariya cyangwa simbizi. Sebatware niwe navuga. Mukeshabatware. Mukeshabatware niho watabarutse, ntago nibuka ngo yakinaga rinde. Okay, muzatwibutsa. Uwo ngo King Ngoma yari umuyobozi mukuru watuyoboraga, niwe nzi n'abakinnyi bose ndabaramutsa bo muri La Benevolencia. Charles Rwanga. Charles Rwanga wenda namukunda cyane, n'umwanditsi. Charles Rwanga nawe tuga muri Papa Sava nta bintu byo kujya ku ruhande, nta shyari, nta guhangana, nta ki. Reka duteze ubuhanzi bwacu imbere nk'uko umuryango wacu watubwiye ko mu myaka 5 iri imbere barashyiraho amategeko polisi. Hanyuma barifuza yuko twahanga imirimo 15,000 mu gihe ubungubu dufite abantu bari mu buhanzi 1,000. Ikindi ni ukudufasha kwamamaza ibi bikorwa byacu bikagera ku isi yose batworohereje. Ikindi nuko kandi ufite umushinga usobanutse
uri mu mucyo bazagufasha. Ubwo ndavuga ubutumwa bw'umuryango. Utumva umuryango nta kibazo, tuzahura 14, 15 z'ukwa karindwi. Nizere ko kandi nawe uko bimeze kose kameme warebye niba uri kuri lisite y'itora ukanda akanyenyeri 169 urwego ukareba niba uri kuri lisite y'itora. Washaka kwiyimura bitewe naho wimukiye, nkanjye wari utuye Kimironko nkaba naraje Jari mu Gateko Bugarama, nabwo ukanda akanyenyeri 169 urwego. Turi kugendana mwese twabaramukije. Uza mu runana. Nkomereza Safi, Imana. ni Safi. Ndasuhuza Sarafina kubw'Imana. Safi. Umwanditsi w'urunana. Bite Gasabo hariya, rega turakuzi. Jonadabu ntabwo tukiri kumwe ariko turakwibuka. Diego. Ndasuhuza Karenzi Diego, abandi ni bande? Ndasuhuza Samu, abo bose. Ndasuhuza abakinnyi bose ba Budesia n'abashyaka ba Perepeti. Ndasuhuza ba Kankwanzi ba Bushombe, abo bantu bose yambusana. Wadashuje ni wumve ko ari ishyari. Nawarimo bose ndabakunda. Kuko iyi ni Papa Sava, ntabwo ari ikiganiro cyanyu. Ndasuhuza Marcel. Marcel araho. Marcel Araho, arakomeye. Arakomeye, arashima Imana. Mu buzima busanzwe abanyarwanda bari kuvuga bati twibwire mu buzima bw'ubuhanzi kugeza ubu. Wavuze ikinamico, wavuze Museke Weya, uvuga urunana, ariko mu buzima bw'ubuhanzi waje uti? Mu buzima bw'ubuhanzi ndi umwe mu bantu n'ubundi na mbere kose nakundaga urwenya, nakundaga gusetsa, nashiraga isoni ariko ntatukana, nkashira isoni mu buryo bwo gushyanuka. Nabaga mu makaraba atandukanye, urumva nkiba ku ishuri imbere ndi umunyeshuri, na nyuma yaho nyine aho ikirori cyabaye nkaba nzi ko ntari buhatanga, ariko kubyina no gusetsa. Hanyuma nisanze nyine muri ubwo buryo natangiranye na BCSM. Urumva rero n'ubundi nari nsanzwe ibyo bintu nk'impano nari nyifite, usibye ko ntaho nayikoreshaga. Ntabwo nari nyiyiziho nk'uko ubu nyifite, ariko mbere nari nyisangamo. Yego. Nawe ahantu wigeze gukina ukumva mu buzima bwawe ibyo bintu ntibisanzwe? Ibyo bintu ntibisanzwe. Urumva teyatere cyangwa se ikinamico nayisangagamo cyane kubera ko nari nzi kuboroka. Ubundi ndi umuntu ufata mu mutwe, nzi gufata mu mutwe meze nka Kasuku. Nuko biri kugenda bicika kubera za bukuru cyangwa imyaka, ariko n'uwo mvuze kubw'Imana Sarafina aranyemera cyane gufata mu mutwe. Nabaga numva ibintu bampaye byose ngomba kuba mbifite, nta kintu na kimwe natakaza. Ariko ahandi nageze muri filime bishaka kuncanga, ariko mbizamo nabijemo. Nyina bwa mbere hari akantu ntajya nibagirwa. Nyina muri Seburikoko hari ukuntu bambwiye bati rero Esther, murabizi ko nakinnye bwa mbere, ndabwira abafana nakinnye bwa mbere ndi Siperasiya umugore wa Seburikoko, babihinduye nyuma, ibyo urabizi. Hanyuma nkina bwa mbere. Ni ryari wumvise ubabajwe no kuba muri iki gisata cyangwa iki gice cy'ubuhanzi cya filime? Ni ryari nababajwe? Urumva hari igihe ushobora gukina ku runana ugakina Museke wawe ugakina muri Papa Sava. Ni ryari byigeze bikubaho kumva ubabajwe no kuba warabigiyemo? Hari habaye iki? Wari wakinnye ibijyanye n'iki? Oya, nta cyambabaje mu buhanzi bwanjye bwo kuba nakwicuza. Nta kigeze kimbabaza, kuko n'igihe numvaga bamvuga numvaga binteye ishema, kuko ndibuka umunsi umwe nakinnye naratangiye muri Papa Sava, mwankinishije are aza kunsaba ngira ngo mbe umugore we. Ndabyibuka icyo gihe ndi mu makuru y'umukino, numva abanyamakuru baramvuze
ngo rero ngo umukecuru Nyiragitariro ngo yarambagijwe n'akana gato ngo ashaje, nyine babivugaho cyane. Ariko nyine icyo gihe numvishije ari indi ntera nteye yo kuba no mu rubuga rw'umukino banzirikana bakamenya. Ntabwo rero ibyo byambabaza, ahubwo byarushagaho kunshimisha cyangwa kunyongeramo imbaraga zo gukora. Yego. Wifuza ko hari bamwe mu bana bawe bakurikira iyi nzira wowe wahisemo, cyangwa wumva ari ibyawe gusa bo bajye mu bintu? Bitewe ko nta mpano yabo mbabonamo, abenshi barize bafite imirimo, nubwo uwo murimo bawubangikanya n'uyu bigakunda, ariko cyane mbona nta mpano yabyo cyane bafite. Ariko kuri njyewe numva bayifite, nabyifuza, kuko burya wagira amahirwe n'umwana yakurikiza umwuga. Niba wari umwubatsi ukagira umusimbura, umwana usimbuye nakwishima, kuko naba mvuze ngo ngenda ashaje wateye ikirenge mu cyanjye ntabwo izina ryanjye rizazima. Hari uwitwa Resafanti, simbizi kubisoma neza, buri hagati ya Real Madrid na Bayern Munich kufaniye. Njyewe amakipe ntayo nzi. Na Gicumbi FC na Siporo ape. Nyine njyewe mfana ikipe yatsinze. Iyo yatsinze ngezeho basakuza nanjye ntanga amashyi, yatsinzwe sinyifana, ubwo ngeze mu mwanya mfana ikipe yatsinze. Naho ntabwo by'amakipe imbizi cyane. Ese kudasaza ukagumya utereta uduhungu ukagumya wigira muto ku myaka 52, ubundi n'isura wenda ntikanyarare, biva kuki? Ngewe mu buzima busanzwe ntago ari yo ngeso yanjye. Nasobanuriye abafana ko nkina ibyo nandikiwe. Kuba ntereta abana cyangwa abasore mu mwanyandikiye role nkayikina, ariko mu buzima bwanjye bwo kudasaza niha amahoro, kandi wenda ngize n'ibanga ritomena ku buzima bwanjye, ntabwo ibintu bigendanye na kizungu mbyubaha cyane. Tuvuge ntabwo nkunda amavuta, sinkunda amafiriti, ngewe mbonye ibiryo bya kinyarwanda n'ibyo ndya, cyangwa rimwe na rimwe nkarya n'amavuta y'inka, ariko ntabwo ibiryo bya kinyarwanda mbikunda ngo nuko bigezweho rwose. N'umutsima n'imboga, ibyo bintu byantunga, kandi ari umutsima w'amasaka, sinzi abo bana bakiri bato ko baba bawuzi. Ariko ngewe ibanga mfite ku buzima nuko ntakunda amavuta, nkunda ibiryo bya kinyarwanda. Mwabyumvise, Nyiragitariro nuko nguko ibiryo bya kinyarwanda afitanye ubusabane n'inka, amavuta, amata, n'abaganga, ariko ndanoroye n'amase. N'amase se barayisi. Amase se ntabwo bayafumbiza. Hari umuntu witwa Paul Shumbusho ati tubwize ukuri ku myaka 24, uriyibuka icyo gihe? Ndiyibuka. Wakoraga iki? Imyaka 24 nari ndi umutayeri wadodeshaga imashini, doda n'imyenda y'abana, ibi by'imipira. Kera cyane abantu badodeshaga ishinge atari izi mashini, mbere twebwe twadodeshaga ishinge na koroshi. Rero muri icyo gihe narafumaga nkataka, nkadoda, nkafuma. Ni gitari. Je ntabwo njya nsoza ntatwikiye abantu, niko tubyita kuri ubu. Ende muntu wagusiza akaveri? Umuntu wansize akaveri ni muri salo ya Nyabugogo. Ntabwo bazi. Abantu ba Nyabugogo mwasiza akaveri ni gitari. Murakagira Imana, muragahirwa, muragatunga, muragatunganirwa, muragahaha, muronke, murakabyara, mwose, buheke. Ni gutyo bimeze. Ninde wakwambitse? Ni umumama. Nuko amazina agene nayibuka, ariko umumama ujya unyambika ni umumama w'ibyumba Igicumbi, muri gare ya Gicumbi. Ariyumva azimenya, agira imyenda myiza y'abamama, agira mbese imyambarire y'igitsina gore myinshi. Ni nawe gusokoza? Oya, unsokoza nyine niyo salo ya Nyabugogo, ahantu bita kwa Mama Press. Mama Press Nyabugogo, we barenyu. Ese kwavuze kuva Igicumbi, buriya rurimi rundi ruba hirya ugana Gicumbi, hirya uraruzi cyangwa? Ikiga ntago wanegura, ariko
nanone sinakivuga nisanzuye ariko ntiwanegura ngo ijambo rimwe cyangwa abiri ushimira nka ba K-Point na Asumani barimo kudufata amashusho mujikiga yaranje bana hari ubwo zari wibaresebo K-Point wibaresebo Asumani kuva i Nyanza Muganda mure kwa Mugande amuri nibyo ra yego hari agakeregeshwa wabwira abantu abafana banjye ndabakunda kandi mugume rwose mudutera ingabo mu bitugu iyo mudukeneye mukaduha comment mukatunenga mukadushima ibyo biratwubaka kandi mboneyeho uyu mwanya gushimira bayobozi banjye bose abo nitwa aba boss ndashimira Neri muri Seburikoko ntibagiwe Valesi ndamukunda cyane Arani nawe ndamusuhuje suhuje abantu bose banzirikana cyane n'urunana nabivuze ko nkunda Safi ndamuzirikana abantaye courage mu gakino ndabemera ndasuhuza Papa Sava nubwo turi kumwe kandi mushimira ku ntera angejejeho byose niwe nshimira n'Imana yanjye ikindinze n'abandi bose naba ntatuye ngo mvuge mu mazina ariko ndabakunda cyane umwaka mushya muhere ku myaka yawe wambaye agasaha keza kereka bariya batipe murakoze cyane ariko se buriya mama tudabagusetse ariko se ubu nava ha ntasuhuje n'abana banjye ndasuhuza abana banjye kuko ndabakunda pe suhuje Desire aho ari peace ndasuhuza Zuriha ndasuhuza Uwayo aho ari Rubavu ndasuhuza Chance ndasuhuza bose Imana izabandindire ni mwidagadure ni kuri Papa Sava nta kango nonwe namba iyi ni Papa Sava dukora kinyamwuga tukubaha umunyamwuga ariko tubibutsa turi kwizihiza episode 1000 vuba tuzizihiza kuba dufite abasub 1M miliyoni imwe y'aba subscribers kandaho niba utarabikora warabikoze it's enough rekeraho abantu ba Australia Oceania ubwo Australia na Oceania mbavuze umugabane Australia iri muri Oceania continent abantu bo muri Asia abantu bo muri Europe abantu bo muri North America South America ubwo abo ngabo na Central America za Caraïbe bariyamo my dear ni rimwe risabe bwire nuwo muturanye twuzuze miliyoni wakoze kwitabira Imana iguhe umugisha amina ubu ufite gahunda Kigali cyangwa urakomeje Gicumbi nsubiye Gicumbi cyane okay murakoze cyane